mwarabimenyereye cyane narababwiye ni nta munsi uzajya ucamo ntabazaniye inkuru. Uyu munsi murabibona neza ndagarutse ngarukanye document. Murabibona neza cyane ngarukanye document. Iyi document ikuyemo transfer news. Narababwiye ni nzajya nza mbazanira inkuru kandi inkuru ifite ubwino, inkuru ifitiwe gihamya, inkuru yizewe. Ni transfer news ndababwire ni igihe mbonye amakuru nyamuneka nzajya nza nyaguko yakabaye. By'umwihariko uyu munsi ndaje ngo twivugire kuri ekipe ikundwa n'abanyarwanda benshi. Ni ikipe ifite 80% by'abakunzi ba ruhago mu Rwanda, iyo nta yindi yitwa Murera. Ndagira ngo mumfashe nze twiganire kuri ekipe ya Rayon Sport nyuma yo gusoza sezo ari ya kabiri mu ekipe yo mu Rwanda, ya kane mu ekipe yose yakinye championnat BK Pro League. Noneho ekipe ya Rayon Sport iri gutegura ibintu bikomeye cyane. Uwitwa Dylan Renari afatanyije n'uwitwa Inyigo Francis Christian Mbaya, abangaba bari gutegura bikomeye cyane. Bamwe mu bakinyi bagomba gusezerera urutonde rw'abakinyi bagira kuri 10 nabo ngabo 14 bose bagomba 14 nkuko bikubwiye bagomba gusohoka muri ekipe. Abakinyi 14 bagomba gusezererwa ndetse harabashimiwe. Hari n'abandi bakinyi bategerejwe by'umwihariko ni abanyamahanga, ariko Rayon Sport ibisabwe n'umutoza Inyigo Francis Christian Mbaya yasabye ko nibura babahere ku bakinyi b'abanyarwanda bakamanza bagakipinga swadi bakayishyira hamwe, hanyuma bakazazana n'abakinyi b'abanyamahanga bo kongeramo imbaraga. Hari n'abakinyi b'abanyamahanga n'abakinyi bakina hagati mu kibuga ndetse n'abakinyi babataka babiri. Nibo nza kugira ngo ngende mubwira. Numva rero natinza cyane, nabaye ikaze neza cyane. Nabaye ikaze, ariko ndavuga gato no kuri ekipe APR Football Club, nayo ni ekipe iri gusezerera abakinyi isaha ku yindi. Umunota ku wundi ekipe APR Football Club iri kugenda isezerera mu bakinyi batakifasha binini cyangwa se batagize icyo bakimariye. Abo ni bande? Ndaje none ngende mbakarukaho. Nyuma yo kumenya ko witwa Raminiba, uwitwa Riuswane n'uwitwa Mamadusi abangabo basezerewe, hari irindi liste ndende y'abakinyi bagomba nabo gusohoka muri ekipe y'ingabo z'igihugu. Ibi bihagaze gute nabyo reka nze gende mbikubwira. Nakubwiye ngo iki gitabo cyuzuyemo amakuru menshi cyane ya siporo, ahanini ni breaking news. Ahangaha munyemerera nze tubumbura iki gitabo, ariko mbere yuko tubumbura iki gitabo reka mbanze nzamuremo indirimbo ya Rayon Sport, hanyuma nze twitangirire mw'abantu mwe. Icyo mwisabiye bana nanjye hano kuri Nepo TV official, bana nanjye hano kuri Nepo TV official, ubundi ugenda umenya byinshi bivugwa muri siporo yacu. Ahangaha uzajya wakura ubumenyi, wakura amakuru, ureke ibindi bandi cyangwa se abakubeshya bakubwira ko ngo bimeze gutya na gutya. Ngendaje ngo dushyire ibintu mucyo, ndaraje ngo nshimaka nje tugende dusobanura ibintu, uko biri, tubivuge bigaragara. Tureke rumors, nta rumors ziyaba. Ni transfer news kandi ni transfer deal done. Ni amakuru tubabwira aba yagiye arangira, ntabwo ari ibintu by'iminyoma cyangwa se bizaba. Nibyo tuba turi kugira ngo tugende tubabwira. Reka nzara dutangire, mbanze nzamuremo akaririmbo ka Rayon Sport, ubwo mukanya ndashyiramo akaririmbo ka APR Football Club. Ariko munyemerere gatoya nyine munareba ko mwakanze subscribe. Nusanga utarakanze subscribe wamurinda gusabye kanda subscribe, ukande kuri ako kazogera, hanyuma like na comment nabyo ni ingenzi. Kindi niba ukunze iki kiganiro ibuka kugisharinga kigera ku bantu benshi, hanyuma nabo bamenye ibigezweho muri siporo by'umwihariko hano mu Rwanda. Reka nze rero dutangire, navuga nti let's go n'indirimbo ya Rayon Sport. Abanyuze kandi kabakoze ku mutima. Twagiye rero cyane twizamukire n'imirongo abantu mwe, narababwiye ntitaba hano kuri Nepo yarahombye cyane. Reka twigendere rero twe gutinda cyane gato. Reka mbanze mbanyuze muri ekipe ya APR Football Club wenda mbere yuko nza gusoreza kuri ekipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya APR FC yatangiye kugenda isezerano mu bakinyi nkuko nari ntangiye mbikubwira muri introduction.
ni ikipe ya APR Football Club yasezereye abarimo Lamine Ba wa mbere akina hagati mu kibuga, isezerera uwitwa Arius Wane akina muri axe centrale, ndetse nasezerera uwitwa Mamadou Sy akina nk'umwataka. N'abakinyi batatu yasezereye. L'equipe ya APR Football Club isezereye abandi bakinyi bagera kuri batatu. Abo ni bandi ni uwitwa Mugisha Gilbert Barafinda, isezerera uwitwa Niyibizi Ramadani, uyu nguyu nawe tayari byarangiye muri equipe y'ingabo z'igihugu. Biravuga ko igomba gusezerera ndetse n'abandi bakinyi bagiye batandukanye, ikomeje kugenda bivugwa. Iravugwa mu kuwitwa Omborenga Fitina nawe icyari cyo gihe cye cyo kugira ngo abe yasohoka muri iyi equipe. Hanyuma iravuga mu gusohora undi munyamahanga witwa Denis Omedi, uyu nguyu nawe araza kuva muri iyi equipe. Abandi bakinyi bakiri kwigaho niba bashobora kuguma muri iyi equipe bagiye batandukanye, abitwa Bahaji barakirwaho kugira ngo barebe niba baguma muri iyi equipe, ariko hari abakinyi abo ngabo mubwiye bo hata nagihinduka birofisho ko abakinyi bagomba gusezererwa. Ibyo ngibyo ni biri kuvugwa muri APR mu bakinyi bagomba gusezererwa. None reka nje ku bakinyi equipe iteganya kwinjiza muri Swadi. Abakinyi equipe iteganya kwinjiza muri Swadi irimo kuganira n'umuntu ushobora kuza agasimbura uwitwa Richmond Lamptey, umunyamahanga ugomba gusimbura uwitwa Richmond Lamptey wagiye. Undi muntu ugomba kuza muri equipe ya APR Football Club ni umuntu ugomba gusimbura undi musore wagiye nyine Arius Wane, agomba kuba ari center back n'umudefenseur nawe w'umunyamahanga. Ndaza kubabwira rutayizamu nawe ugomba gusimbura uwitwa Mamadou Sy. Ubwo n'uvuga ngo APR Football Club igiye kugura abanyamahanga baba midfielders cyangwa se abakina hagati mu kibuga babiri, hanyuma inagure center back umwe cyangwa se ukina inyuma muri axe umwe, hanyuma igure n'umwataka usimbura Mamadou Sy. Bamwe mu bakinyi b'Abanyarwanda kandi bivuga ko bagomba gusimbura abasore b'Abanyarwanda bazasohoka n'uwitwa Fidal Uwiyaremye, uyu nguyu akina muri Kiyovu, n'undi musore witwa anze ndebe izina rye neza, undi musore uri kuvugwa ko ashobora kwinjira muri equipe y'ingabo z'igihugu, ni umusore ukina mu equipe n'undi ya Kiyovu Sport, umusore ukina muri equipe ya Kiyovu Sport ukina ku ruhande, umusore wahamagawe ejo bundi mu equipe y'igihugu national Amavubi. Niyo gutegereza tukazareba niba uyu musore nawe azahamagarwa. Nava muri equipe ya APR Football Club ngana ku musozo muri equipe ya APR Football Club, icyo wamenya nkubwira ugomba gusigarana aka kanya nuko witwa umukinyi w'umwataka. Umukinyi w'umwataka ni umusore w'umunyagana, reka nkubwire ibye. Umusore w'umunyagana witwa nde? Uyu musore yitwa yabaye MVP, uyu nguyu yabaye MVP, ni umusore watsinze ibitego 11 anatanga assist imwe muri match 26 yakinye. Ni umusore wakinaga mu ikipe bita Mediama, iyi ngiyi murayizi. Ni umusore witwa Alim Adams, uyu nguyu witwa Alim Adams. Uyu nguyu ni umwe mu basore bavuga ko ashobora kuza kwataka izamu rya APR Football Club. Ndaje ngushyiraho amafoto, ngenda nkwereka amafoto ye. Uyu musore mubwiye nyine Alim Adams, uyu nguyu tayari agomba kuza muri iyi equipe y'ingabo z'igihugu, ikipe yambara umukara n'umweru nta gihindutse. Ikindi kintu gato ubwo mbere ko njya muri Rayon Sport, reka ngo update icyo wamenye nuko umuzamu ikipe ya Kiyovu Sport iri kuganira nawe mu bakinyi bagiye batandukanye. Bamwe mu bakinyi yamaze kugenda yongerera amasezerano witwa Nzerwanda Jihad, uyu ni umuzamu, yongera amasezerano kandi witwa Byiringiro David bakunda kwita Kamoso, hanyuma yongera witwa Sharif Bayo, Sanzifura Kedi n'uwo bita Mbonyingabo Regis. Abangaba bamaze kongera amasezerano muri equipe ya Kiyovu Sport, nibyo ugomba kumenya. Haraba muri equipe ya APR ariko nene bagiye kuba aka update gatoya. Uwo musore ntari mbabwiye no witwa Uwineza Jarene. Uwineza Jarene uyu nguyu hatagize igihinduka nawe waraza kujoininga iyi kipe y'ingabo z'igihugu. Ndetse undi musore ukomeje kuvugwa ni umusore witwa
Ndayishimiye Didier uyu ngo akinira AS Kigali nawe biravuga ko yaza kuri ahande akaba yazagenda asimbura Barafinda tayari ugomba gusohoka muri iyi ekipe y'ingabo z'igihugu. Nicyo naba nkubwiye ahangaha. Ubwo rero reka no binyerekeze muri ekipe y'Abanyarwanda sasa. Binyerekeze mu ikipe y'Abanyarwanda Isaro ry'Inyanza. Iyi ekipe nayo irateganya ibintu bikomeye. Ni ikipe nayo iri gutegura imikino ya CAF Confederation Cup, yamaze gutegura ibintu bikomeye cyane. Hari bamwe mu bakinnyi nayo igomba gusezerera. Bamwe mu bakinnyi bagomba gusohoka mwingiye ko kubwira baragutungura, ni mpamvu nakubwiye ni ahangaha niwo uzajya wumva amakuru utakumva handi. Bamwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda bagomba gusohoka ndetse n'abanyamahanga bose ngiye kubakubwirira hamwe. Mu bakinnyi bagomba gusohoka muri ekipe ya Rayon Sport, uwa mbere umunyamahanga wa mbere ugomba gusohoka n'uwitwa Abedi Bigirimana. Uyu nguyu ntigeze atanga umusaruro. Uyu Abedi Bigirimana Dirdan uyu nguyu ari ingingo n'ubwo ari umurundi mwene wabo. Uyu nguyu ntari mu mibare ya Rayon Sport, bagomba gushaka umusimbura we w'umunyamahanga. Undi musore ugomba gusohoka bakize kubera ukuntu yararaga mu tubari n'uwitwa Aziz Basane Kuranye. Uyu nguyu nawe ibye menya ngo finito. Uyu nguyu ntazakomezanya na Rayon Sport. Undi musore bagomba kureka kagenda n'uwitwa Forunganye. Ibibazo by'imvune byaranze ariko n'umwe mu basore bahaye Rayon Sport byishimo gihe yikiniraga. Uyu nguyu agomba gusohoka. Uwitwa Kitoko Pizarro Fistori Kau. Uyu nguyu nawe ewana, uyu nguyu nawe kwisha maneno. Hanyuma undi musore ni uwitwa Bienvenu Joachim Vinyinu. Uyu nguyu nawe tayari arasohoka gusohoka. Hanyuma bitwa ba Fisto n'abitwa ba Pascal, abo ngabo nabo muri Swadi hari ingingo keneye ntibarimo. Hari ingingo ari bamwe mu basore batangiye kuganira mbere uko nk'uwitwa Yusudianye yerekera hanze we n'umwaje we. Uwitwa Yusudianye barashaka gusiga bamwongera amasezerano. Umuzamu Kwizera Olivier nawe biravuga ko agomba kongera amasezerano, ariko nyiri ku muzamu Rayon Sport irashaka umuzamu uza kunganira witwa Kwizera Olivier kugira ngo igihe adahari uwo muzamu be yagenda akina nk'umuzamu wa kabiri. Hanyuma Rayon Sport hasi hejuru irashaka kongera witwa Richard Ndayishimiye nawe amasezerano. Undi musore bazongera amasezerano w'umunyarwanda n'uwitwa Ganijuru ndetse Ubedu Umukiza aracyafite amasezerano. Hanyuma Emery Bayisenge nawe bacumura kumwongera amasezerano w'umusore w'umunyarwanda uwitwa Chimanga we nawe ahari cyane ntibamurekura. Uyu nguyu nawe agomba kuba ari ngo Rayon Sport ifite umugambi wo kumanza bakabasekiwa kuri defense yabo cyangwa se bakamanza bakagira umutekano, hanyuma bakazabona gushaka ibindi bintu bamaze kurinda umutekano wabo, dore ko Rayon Sport yinjijwe muri phase y'ituri ibitego 9 byonyine, nyamara muri phase yari yatsinzwe ibitego birenga 20. Urumva ko Rayon Sport gifite defense nziza igihe bahungu baharere bazi mu witwa Yusudianye, Chimanga na Emery Bayisenge. Iyi defense iri sekiwa bituje, niyo mpamvu bashaka kumanza kuyongera amasezerano. Hanyuma ba mediateur bagakubura kuko nta kintu bayifashije usibye witwa Richard. Hanyuma mu basore b'imbere bakagenda bareba ukuntu bazana umwataka wo kunganira Sumani n'abitwa Batambwe. Hanyuma witwa Didier Tenche nawe ashobora gusubira muri polisi nk'uko kubera ko yari inezanyo. Ibi nabyo nibyo gutegereza tukagenda tureba uko bizagenda. Ubwo ngubwo ni Rayon Sport kandi izasubuka imyitozo ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Rayon Sport irasubuka imyitozo. Ikindi kintu wamenya muri ekipe umunsi w'ejo hari diri barimo. Diri nababwiye umusore w'umunyakameroni, nababwiye ni nzayitangaza ngaha ku munsi w'ejo. Umuntu uzakurikira ikiganiro nzakora ndakikurarikiye ku munsi w'ejo nzakuzanira diri y'umusore wo mu Kameroni ikipe ya Rayon Sport iri kuganira nawe. Ndaza kubereka amafoto gusa sindi uvuga amazina, ariko no mu basore bitezweho ko baraza gucimaka muri ekipe yambara ubururu n'umweru. Ikindi kintu narava muri Rayon Sport wamenya nuko witwa Joseph Saki. Uyu nguyu hari ingingo bavuze ko nta mari irimo, uyu nguyu batakimukeneye. Uwitwa Joseph Saki agomba rwose kwishaka indi kipe. Biravuga ko Joseph Saki rero hagati ikipe bita AS Kigali cyangwa se Kiyovu Sport harimo imwe imuha miliyoni 12 ko bishoboka ko yakwerekeza muri iyo ekipe. Nibyo guhanga amaso tukareba. Ubwo nibyo ngibi byavugaga muri Rayon Sport. Rayon Sport yo itaragera ku isoko ry'abanyamahanga cyane, n'abavugwa ni rumors ni biraba official. Rayon Sport itariyangaje ku banyamahanga, ariko icyo mwarikiye ku munsi w'ejo hari breaking news y'umunyamahanga ugomba kuza muri iyi ekipe, ndetse n'umwata kuza gufatanya na Sumani. Wowe nguzamumenyera hano kuri Nepo TV official. Ndumva rero nibyo ngibi byavugwaga, ndatekereza document yanjye nawe wakuriye yuzuyemo. Ndumva nabashimira neza cyane uruhare mukomeje kunyereka, nkabifuriza kugira ubuhagarike n'ubugingo. Ubundi mutegereze ndabaza gukora ikiganiro gikurikiraho, ndaza mbabwira izindi update cyangwa se uko ngenda mbona ndi makuru ndaza mbapdatinga. Ndumva rero kamashimire cyane, babwire ni Stravista ndabakunda cyane. Bye bye, ciao ciao.